Umusonge ifu y'igikoma nziza. Yes, ndabasuhuje nshuti bakunzi ba televiziyo ya Alpha TV Rwanda. Reka nizere ko mumeze neza cyane muri hose hirya no hino hatandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu, mu ntara y'amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse na ahandi by'umwihariko ariko umujyi wa Kigali mumeze mute, Kicukiro, Gasabo na Nyarugenge. Reka nizere ko mwese mumeze neza cyane aho muri hose, biri kugenda neza kandi gahunda zose murimo ziri kugenda neza gatanu kuri gatanu. Ndi Alpha Nibigira, nkaba rero nje kubana namwe mu kiganiro kigendanye n'imirire, cyane cyane by'umwihariko ko turi kumwe n'Umushonge TV. Nza kujyana kuri iyo channel urebe ibyiza biriho by'umushonge n'ifu nziza, ifu y'igikoma muri iyi minsi iri gukora akazi ku babyeyi, ku bana, ndetse kandi ikaba n'ifu iri gufasha umuryango muri rusange, ku buryo umwana ajya ku ishuri iyo ari bihe by'ishuri ndetse no muri iki gihe cy'ibiruhuko mu gitondo yafashe iyi fu y'umushonge ikamufasha kugira ngo abashe kuba yabasha kugira ubuzima buzira umuze ndetse kandi bufite ibivumbikisho birambye, umwana wawe agakora neza ndetse kandi n'umuryango wawe ukagenda waguka neza kandi mu buryo bwiza cyane. Rero tugiye kubana cyane muri iki kiganiro. Yes, umwana yafashe ku gikoma yahawe n'umubyeyi we ndetse n'ibindi bitandukanye, ugasanga rero ni ibintu buri wese yajya ashyira imbere cyane. Rero ukatuganira rero ku mushonge, mbibutsa yuko umushonge ari ifu nziza y'igikoma nk'uko nabivuze, itunganywa n'uruganda rwa Golden 250 grams. Akaba rero ari uruganda ruhereye hariya mu mujyi wa Kigali, cyangwa se ni hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge muri site y'inganda iherereye hariya mu Nzove. Akaba rero ari naho ushaka kubasanga umunsi ku wundi. Muri iyi minsi bari muri Expo yabaga ari Gikondo, bitwaye neza cyane, babonye amanota menshi meza cyane cyane yuko uyu munsi tuvugana bahagaze bwuma, bameze neza cyane. Iyi rero 250 grams cyangwa se Golden 250 grams bakoze umushonge, bamaze kwandika izina cyane ko bagiye banyura mu bice bitandukanye by'igihugu, harimo amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'uburengerazuba n'umujyi wa Kigali, cyane cyane ko muzabonamo abenshi, abastari benshi bagiye bagaragara muri iki gikorwa cyo kumenyekanisha iyi fu y'umushonge. Ariko katubisobanura kugira ngo byihute, kuko muri iyi minsi ngiye nzajya mbereka ibijyanye n'uru ruganda, bijyanye n'iyi fu, ndetse kandi n'abandi baturage ko bavuga ku bwiza bwayo. Benshi bati abakozi bacu ntibagikora imirimo kubera yuko iyo tumaze kuva mu rugo basigara bateka igikoma cy'iyi fu yanyu, bigatuma rero igikoma twaguriye abana bacu batakibona, igikoma twaguriye umuryango wacu tutakibona uko bihagije. Rero niyo mpamvu hagiye icyo kintu kigaragara yuko iyi fu yabaye ikunzwe n'ingeri zose muri butandukanye. Rero ifu rero y'umushonge nakubwira yuko igizwe n'ibintu byinshi. Ubundi abahanga mu ndimi z'amahanga bavuga ngo ni composite porridge flour for family. Navuga yuko ni ifu igizwe nyine n'ibinyampeke bitandukanye ariko bikora igikoma, bigafasha umuryango muri ubwo buryo. Rero icyo bita ingredients ni iki? Ni ibiba bigize iyo fu y'umushonge. Umushonge yandikwa mu ijambo ry'ibara ry'umuhondo uri mu bwoko bwa gold, bigaragara yuko ari umuhondo mwiza kandi ufasha abantu bazi ubuki, abantu bazi uburyohe bw'ikintu runaka. Iyo barebye umushonge bamenya uburyohe bw'iki gikoma, bahita binjira mu kugura iyi fu mu buryo bwihuse cyane. Rero iyi fu y'umushonge nakubwira ngo igizwe n'ibigori, amasaka, ingano, soya, umuceri, ibishyimbo, ubunyobwa ndetse n'amata y'ifu. Ibi byose biragufasha cyane kuba wakumva uburyohe bw'iyi fu. Iyi fu y'umushonge niyo fu y'igikoma y'umwimerere ikungahaye ku ntungamubiri ku gipimo kiri hejuru ya 80% y'izo umubiri ukenera, kubera yuko umubiri wawe ukeneye kugira icyo bita abasirikare bahagije. Wajya n'uko ugasanga noneho ni ikintu wowe ubwawe wakumva yuko wakoresha kandi mu buryo bwihuse cyane. Rero iyi fu y'umushonge
nakubwira yuko imaze kugera ahantu henshi mu bice bitandukanye byose nakubwiye haruguru by'igihugu, cyangwa no mu masupermarket cyangwa amasupermarché urayisangayo cyane cyane n'amaalimentation atandukanye nayo afite ifu y'umushonge. Navuga yuko rero hirya no mu gihugu nubaza ngo umushonge murawufite, bazavuga ngo yego turawufite, nguyu hano n'ifu nziza cyane ihumura neza kandi iri muri package nziza, ikindi kandi ifite ibinyampeke binyuze umutima wawe ndetse n'umuryango wawe. Rero navuga ngo niba unashaka kurangura uretse kuba wagura detaye, wakwegera uruganda aho rukorera mu Nzove ko nakubwiye haruguru, hafi y'uruganda rukora ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye hariya mu Nzove. Murabizi rwa ruganda rukorana n'ikipe ya Rayon Sport, cyangwa muzabyumva neza muzabibona. Rero ukagenda hariya ukabageraho bikoroha cyane bakagufasha. Ariko si n'ibyo gusa, abantu bose babasha kugera muri Nyabugogo ni ururembo, ni nayo mahuriro y'abantu bose benshi mu gihugu yabavuye mu bice by'igihugu bitandukanye. Akaba rero ariho bashaka kugera nko muri gare cyangwa bagiye guhaha, wajya kuri showroom yabo cyangwa se aho usanga baba bakusanyirije produit zabo zose z'uruganda. Hari naho hari n'umushonge, ifu y'igikoma. Akaba rero wabasanga hano ku muhanda wo kwa Mutangana hafi ya Steve Valley ahazwa Poiru, ku muhanda ujya kuri Poiru hariya cyangwa ku Kinamba urabasanga hari icyapa kinini cyane cyanditseho umushonge, hagere ubundi bigende neza cyane. So ikindi nakubwira, uyu mushonge ushobora ati rero nge ntabwo ndi hafi y'aho hantu muvuze, bakora ibyo bita delivery. Bashobora kuba bakoherereza iyo fu ikakugeraho aho uri mu gihugu hose, ariko bakoresheje uburyo bwo guhamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0778080856, ubundi umushonge mu muryango wawe bakadamarara, bakumva yuko ibintu byose ari urujya n'uruza, ari umwijyane. Ubundi nakubwira iki, umuryango wawe ugakungahara ukagira intungamubiri zidasanzwe. Rero uyu mushonge ni ifu nziza, nabwira umuntu wese ko yabasha kuyikoresha mu buryo bwose bushoboka, cyane ko baragerageje kugira ngo hari nk'abantu batumva indimi z'amahanga z'ikinyarwanda b'abazungu bayikeneye, ariko ntabwo aba bavandimwe babyihereranye. Bafite icyo bita vision, ukagira mission, ukagira core values n'ibindi bitandukanye. Rero bati mutubwire, ese uyu mushonge nkanjye w'umunyamerika, nkanjye w'umunyaburayi, nkanjye uva mu bihugu bya Afurika bitumva ikinyarwanda biragira bite? Rero bagiye bagaragaza adresse zabo, bagaragaza iby'umushonge, bagaragaza intumbero zabo, bagaragaza ndetse n'aho bari kwerekeza, byose mu rurimi rero ryo kubwira kugira ngo bigende neza cyane. Batanya bati Golden 250 grams Limited is a dynamic and innovative food manufacturing company based in Rwanda, specializing in the production of high quality food products made from locally sourced cereals. Established in 2023, our mission is to provide nutritious, affordable and sustainable food options to both local and international markets. With a strong commitment to quality and customer satisfaction, we focus on offering cereals-based products that meet the growing demand for health, convenient and delicious food. Bigaragaza ko bagaragaza yuko ari ikigo gifite umwihariko wabo mu gukora ibyo kurya cyane n'ibyo kunywa, ariko by'umwihariko bashingiye ku ntumbero bafite yo kubasha guhaza mu ntungamubiri ndetse no kuba bakora ibyo kurya bifasha buri wese, yaba mu buryo mpuzamahanga, ku masoko mpuzamahanga ndetse n'amasoko y'imbere mu gihugu, kandi mu buryo bwise cyane. Bakavuga bati rero ubwiza bw'ibyo tubaha yewe bituma n'abakiriya bahazwa n'ibyo tubaha cyane nk'ifu y'umushonge, birafasha cyane. Ati rero twebwe ubwacu we focus on offering cereals based products that meet the growing demand n'ibindi n'ibindi.
ati twebwe dushingira cyane cyangwa dushinga agati ku kintu kivuga ngo ibinyampeke by'iwacu bibasha kubyara umusaruro buri muntu wese no gufasha ubuzima bwacu bigende neza muri rusange. Nuko rero babikoze kandi bababwira yuko ngo their porridge and cereals byose biri mu murongo cyangwa se icyo gikoma cyabo n'ibyo binyampeke byabo, ndavuga muri 250 grams, bitanga delicious food, bituma ibyo byo kurya byabo biryoha cyane. Ntabwo bakora gusa ifu, bafite n'ibindi bakora ibintu bitandukanye. Ariyo mpamvu rero tubavuga tuti rero mubagane. Bafite vision. Iyo bafite vision ni iki? What is the meaning of vision? Vision ni intumbero zabo ni izi: to become a leading manufacturer of cereal based food products in the region, promoting health and well-being through quality and innovation. But rero nuguhinduka cyangwa guhindura abantu bamwe cyane kuba bakwita ku binyampeke bakabyaza umusaruro ku butaka bw'iwacu, to our region. Urumva no guteza imbere icyafasha ubuzima bwacu no kubaho neza mu buryo bukwiriye kandi duhanga n'udushya mu bijyanye n'iki n'ibyo byo kurya byo muri bita uruganda rwa Golden 250 grams bakabidufashamo byose. Iyo bita intumbero. No mission ni intego. Mission yabo ni to provide nutritious and sustainable food solutions made from cereals, contributing to food security and promoting healthy lifestyles. But nukwita kuri yanjyo kwa kundi tuyikoresha, ndetse kandi ibyo turya bigatanga umusaruro bishingiye ku binyampeke, that's those cereals. Contribution y'ibyo byo kurya cyangwa se ugushyira hamwe cyangwa no kubiteza imbere ku byo kurya bifite ubuziranenge, icyo bita food security, bikajyanira neza hakazaho n'icyo bita guteza imbere ubuzima bwa muntu, icyo bita promoting healthy lifestyles, bikagira icyo bitanga cyane. So dusoza icyo bita core values, ibyo bihaye byagira akamaro cyane kuri buri muntu wari wese. Icya mbere bahereye ku byo bita quality, ku bwiza, ibirangije ku bwiza bw'icyo kintu bashizeho. Baravuga ngo we ensure that all our products meet the highest standards of quality and safety. Ati twebwe kwizera ko buri bicuruzwa byacu, buri produit zacu zagera ku rwego rwo hejuru hashingiye ku bwiza ndetse n'umutekano wabyo, kuba biri quality, bifite ubwiza nta makemwa. Ikindi cya kabiri binagaragara biri safe, bifite umutekano, nta kibazo umuntu wese yakeka ko byabamo izindi ngaro, icyo bashingiraho cyane. Bati sustainability ni bwa bivuga ngo ese ubushobozi umuntu ugiye kugikonsoma, just consumers bazumva iki kintu bagiye gukonsoma bagifite mu buhe buryo. Iyo bita rero Golden 250 grams limited bakoze uyu mushonge w'iyifu, but we are committed to environmentally friendly practices and sustainability in every aspect of our business. But twebwe dushingiye ibyo dukora byo tubikora ku cyo bita environment, n'iki twavuga ibidukikije. Nibyo ku bidukikije tubasha guhuza n'ibidukikije ku ibigize kugira ngo tubaze kubyazamo uyu mushonge n'ibi izi produits zacu turi kubahereza kugira ngo bihure neza cyane. Ikindi tukanaba yuko ikintu cyose cyacu cyagira akamaro muri business. Business harimo guha abakozi akazi n'ibintu bitandukanye. So but innovation ni agashya kari muri produits ziva muri uruganda rwa Golden 250 grams limited. Ni akahe? Bivuga ngo aka gashya harimo uyu mushonge, harimo n'inzanyamabwira mu minsi iri imbere, birimo izi food
wenda tuzi food products nababwiye tujya mubona, ariko bafata agashya dufite twe nakahe tuzaharanira. We continuously innovate to bring new and exciting products to the market. Ati twebwe nuko tuzakomeza guhanga udushya tuzana ibintu bishyashya kandi tukazana produits zikurura abantu ku isoko ducuruza ibicuruzwa byacu. Nicyo bavugaga rero bati noneho kuri community kuri rubanda, kuri buri muntu, kuri babandi batugana, cyo bita community focus. Icyo twebwe dushingira kuri ya community, baturage, baturarwanda, bene wacu bazatugana. Icyo bazakora nuko cyabo bavuga ko ari bavuga ngo we support local farmers, ati dushyigikira abahinzi b'imbere mu gihugu and contribute to the community by promoting local sourcing and employment. Bati noneho tukanajya guteza imbere ya matsinda magari tubereka uburyo ki babyaza umusaruro hahandi bari ubwa mu gihugu, ndetse kandi banishakiramo imirimo yabateza imbere. Ngibyo nguko rero gendanye na Golden Food Grams Limited, ariko by'umwihariko kuri iyi fu y'umushonge. Umushonge batumye abantu bahora baryama barota umushonge, babyuka bavuga umushonge, bajya mu kazi bavuga umushonge, amasaha yo gutaha akajya gutaha bumva ko umushonge cyo kintu cya mbere bagomba kuba baruhukiraho. Umushonge umugabo arawunywa, byane bavanga umugabo nta igikoma cy'umushonge ni cy'umugabo n'umugore n'umwana n'umuryango muri rusange. Ngayiko rero ngibyo iby'ifu y'umushonge ikorwa n'uruganda Golden Food Grams rero hariya mu cyanya cy'inganda hariya mu Nzove, ukaba rero ari muri site yashyizweho nyine y'inganda hano hafi y'uruganda rwa Skol. Reka none uvuge naho ngaho uzahabasanga. Ni nayo mpamvu navuga ngo niba ushaka gukoresha iyi fu y'umushonge neza, koresha nimero naguhaye 098 58 0856. Ndasubiramo 079 58 cyangwa se nimero ya managing director cyangwa se nimero y'umuyobozi w'iyi company. Nawe ntacyo bitwaye wamuvugisha kuri 07888888 nanone 4362 ukamusanga, ndetse kandi no kuri email barahari ni Golden Food Grams magambo afatanye limited @gmail.com. Ndasubiramo Golden Food Grams limited @gmail.com, ubundi bigende neza cyane. Rero ngewe ndabashimiye guhera muri iki cyumweru turaza kukwereka ibyiza by'umushonge, tujya no mu bice by'igihugu mu baturage tubaze umushonge mwarawumvise, tukoresha amarushanwa mwamwe, tukubaza watse n'ikibazo kimwe ugahabwa ipaki y'ibiro 2 by'ifu y'umushonge, ubundi ukamenya uko bimeze wagisubiza bikagenda neza cyane. Nivaha sikera ndafu kubagiraho bikagenda neza cyane. Ndihafa nibigira guturuka muri Golden Food Grams kwifu y'umushonge. Umushonge abazi ukuntu umushonge bumeze, umushonge w'ubuki, umushonge ibintu biryohera, niyo fu irimo ifu y'amata, irimo ibigori, amasaka, ingano, soya, umuceri, ibishyimbo ndetse n'ubunyobwa n'ibindi bituma uryoherwa, ukagira umubiri mwiza, uruhu rwiza, umubyibuho ukagenda neza. Nanjye nayitangiye, ntujye kure yacu gihe ukurikirana by'umushonge show kuri Alpha TV Rwanda, ariko hari na TV cyangwa se YouTube channel yitwa Umushonge TV, ndaza kukwereka uyiganeho ubundi uryoherwe cyane. Mugire ibihe byiza, ndabakunda.
umushonge, ifu y'igikoma nziza.